Nimumubohore, ikiganiro Nimumubohore cyabateguriye amasengesho y'iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu azayaca kuri chaîne ya YouTube ISEZERANO TV ndetse n'iy'umugambi w'Imana buri saa 12 hamwe na Prophet Emma. Nyabuneka ntucikwe. Haleluya, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni guhereza umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe. Uyu ni umunsi wa 18 w'amasengesho dukomeje kusenganamo Imana. Ndashima Imana ko muri aya masengesho Imana ikomeje gukora ibikomeye. Hari abantu Imana yatangiye guha gusama ikabaha gutwita. Imana ishimwe cyane. Hari n'abagiye bakira indwara zitandukanye, cyane cyane abari bafite indwara z'umutwe udakira. Imana yakomeje gukora ibikomeye. Ndashima Imana ku bwa message mfite ahangaha zigenda zinyereka ko nitugumya kubana n'Imana ntacyo tuzayiburana. Turi mu masengesho y'iminsi 40 rero yo gukurwaho iminyururu, yo gukurwaho karande. Uyu munsi turi buze kuganira ku cyo bita umuvumo cyangwa se karande yo kubohwa amaboko. Kuba umuntu aboshye amaboko. Nibyo ukunda gufasha, ukunda kwitanga, ukunda gutanga icya 10 n'amaturo, ariko uhorana ibibazo, uhorana intambara. Ntabwo ushobora, mbega nta hantu wagera uboshye amaboko. Niyo mpamvu ijambo rivuga muri Yeremiya 40 aravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Iyi karande yo kubohwa amaboko akenshi ushobora gukora ariko ntugire ikintu ugeraho. Ugasanga ukunda gufasha no kwitanga ariko ntugire ikintu ugeraho cyangwa ntugire ikintu wakira mu buzima bwawe. Ibyo ugerageje byose ugasanga nta na kimwe kijya imbere, ugasanga nta na kimwe kimuvinga. Gukunda gufasha imfubyi ariko uraboshye. Ubona akazi ariko uraboshye. Mbega ubuzima bwawe ubona twatuntu tw'inica nikize tudashobora kugira ahantu tukugeza, uraboshye. Kuko birashoboka ko wasenga ari kuboshye, birashoboka ko waririmba ari kuboshye, birashoboka ko waba pastor ari kuboshye, ibiganza byawe biboshye. Ugasanga ukunda gukora ariko uraboshye. Ukunda gukora business ariko se ntago wabona igishoro wagikura hese kuko ibiganza byawe biraboshye. Ukeneye kubohorwa mu izina rya Yesu. Dera hangaha Yesu ni byiza yakoze umurimo wo kukubohora, atubohora mu bugingo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Bivuga ngo natwe yaratuzuye, twebwe abari bapfuye tuzize ibicumuro by'ibyaha byacu. Imana y'amahoro itugirire neza. Dero Yesu uwo murimo yarawukoze, ariko noneho Yesu umurimo akora umurimo wiwe, ariko ntabwo aza gukora umurimo w'abantu. Akenshi buri kintu cyose aho cyatangiriye kugira ngo icyo kintu kiveho n'ubundi aho cyakorewe niho kigomba kongera kigakorerwa. Mu yandi magambo, tujya dukunda kureba abakinnyi bakina umupira mu kibuga, ukabona barakina, ukabona baratera umupira, ariko akenshi iyo nkureba umupira hareba ahubwo nkigamo utuntu twinshi ndetse cyane. Ugasanga umupira urarenze, ariko ngo aho umupira urengeye bigasaba ko ariho bawurengurira. Imana y'amahoro itugirire neza. Bigasaba ngo uyu mupira warenze aba ariho bawurengurira. Rero ukeneye gusengerwa Imana mu gihe wibonaho bino bimenyetso. Ufite akazi ariko nta kintu ubasha kugeraho. Urakora ariko nta kintu ujya wakira mu biganza byawe. Niyo ugize ikintu wakira kiragucika. Ukunda gufasha ariko wabuze uburyo. Ukunda gucuruza ariko wabuze igishoro. Ukunda gushinga business akenshi zikahomba. Ni ikimenyetso cy'uko amaboko yawe araboshye. Ibi bimenyetso ubyibonaho nuko amaboko yawe aboshye. Akenshi ukunda kuryama ukarota ibintu by'ibiyoka biboshye amaboko yawe, cyangwa se ukabona bikwizingiyeho. Ubundi inzoka isobanura kuriganywa, ni umwuka w'umuriganya. Ugasanga mu buzima bwa buri munsi barakuriganya. Ugasanga mu buzima bwa buri munsi uhaye amafaranga ntayagarura, ndetse n'uwutije ikintu nta kikugarurira. Ukunda kuriganywa mu buzima bwa buri munsi. Ugasanga uguze imodoka ariko ukiyizana uyiguze yarapfuye,
cyangwa se ikintu cyose uguze ugasanga cyarapfuye, ni umwuka uba ukwiriye kukuvaho, kandi ni umwuka uba ukwiriye gusengerwa Imana. Somye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 11 ku murongo wa 44 haravuze ngo uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko. Imana y'amahoro itugirire neza. Igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati ni mumuhambure. Imana itugirire neza. Uwari upfuye arasohoka. Yesu akoze umurimo mwiza wo kumuzura. Yesu akoze umurimo mwiza wo kuguha agakiza. Yesu akoze umurimo mwiza wo kugukiza indwara. Ariko nubwo agukijije indwara, ku kazi baraguteranyije. Nubwo agukijije indwara, mu muryango baraguteranyije. Nubwo agukijije indwara, ariko baragusopanyije. Inzira zawe zose barazisopanyije. Icyo bivuze ni iki nshuti yanjye? Bivuze yuko waboshywe amaboko. Ntabwo ari Yesu uri buze gufata iyo migozi ngo ayihambure. Niyo mpamvu ukenera umutambyi kugira ngo agusengere, ubashe kubohoka, ayo maboko yawe abashe kubohoka. Imana itugirire neza. Yesu ngo arabategeka ngo ni mumubohore. Ni mumubohore. Imana itugirire neza. Ni mumuhambure. Baguhambura amaboko. Niba guhambura amaboko nibwo uri bubashe kwakira. Amaboko yawe aboshye gutya. Aya maboko aboshye gutya, hari ikintu wayahereza akacyakira. Aya maboko aboshye gutya, hari ikintu yafata. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo washiramo cyose ntabwo gikunda, kuko aya maboko araboshye. Kandi n'iyi mikoro mfite muri iki kiganza ntabwo wabasha kuyikuramo igihe utarambuye intoki zanjye, kuko ntazirambuye byanze bikunze uzayikurura ariko ntizaza. Iki gihe iki gipfunsi kimeze gutya nta kintu washiramo, ariko nugira gutya uzakira. Amaboko yawe rero araboshye. Ndi kuganira ku muvumo cyangwa se ku mwuka wo kubohwa amaboko. Amaboko yawe yaboshye, uragerageza ugatanga, ukunda gutanga ariko wabuze ibyo utanga. Ukunda gufasha ariko wabuze ibyo ufashisha abantu. Kandi uranakijijwe rwose, kandi uranasenga rwose. Bera ko Yesu deparitoma yitaho cyane ni deparitoma y'ubugingo. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu akunda ubugingo, kuko ni nacyo cyazanye Yesu. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Rero kugira ngo ubone ibya hano mu isi, akenshi bya hano mu isi bibohwa n'abantu, keneye no kubohorwa n'abandi bantu, keneye gusengerwa n'abandi bantu. Yesu arababwira ngo ni mumubohore. Kubera iki Yesu yabwiye ngo ni aba bantu ngo ni mumubohore? Akenshi iyo Yesu agiye kugutabara akoresha abantu kugira ngo bakubohore. Akenshi iyo Yesu agiye kugutabara hari inzira bigomba kunyuramo uko byagenda uko ariko kose. Bizanyura mu nzira y'abakozi b'Imana, bizanyura mu nzira y'abahanuzi b'Imana, bizanyura mu nzira y'abashumba basizwe amavuta y'Imana. Ikindi, iyo mazije kubohoka, Yesu ategeka umugisha kuza ku buzima bwawe. Yesu ategeka ubuzima bukongera bukagaruka. Aha ngaha ndavuga ku kuba uboshywe amaboko, ku kuba waraboshywe amaboko. Nta kintu wakora, ntiwahinga, ntiwacuruza, ntiwakora akazi. Niyo ugakoze birapfa, niyo ukagiyemo biranga, kuko amaboko yawe araboshye. Niyo wakiriye amafaranga ntabwo atinda mu biganza byawe, kubera yuko uraboshye. Niyo ikintu cyose ufashe ntabwo kigutindaho. Ugira inyatsi za hato na hato, ntabwo bitinda ku buzima bwawe. Ushobora gufata teremusi urayimena. Hari abantu bakunda kumenekesha telefone, ugasanga buri munsi uraguza iya mbere iramenetse, uguza iya kabiri iramenetse, uguza iya gatatu iramenetse. Ni umwuka w'uko amaboko yawe araboshye. Nubwo bimeze gutya ariko uraboshye. Imana itugirire neza. Ugasanga uhorana umwuka, urariganwa mu buzima bwa buri munsi, urariganwa. Ikintu cyose ukozeho kiranga, ndetse n'uhaye amafaranga ntayakugarurire. Ikintu cyose uguze wakigeza mu rugo ugasanga kirapfuye. Ukagura televiziyo mu rugo wayikuyeyo yaka, wayigeza mu rugo ugasanga ntikora. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukajya mu isoko ukigurira umwenda, ukawugura rwose uwureba n'amaso yawe, ariko wagera mu rugo ugasanga ntugukwira. Imana y'amahoro itugirire neza.
ngifite karande, nigeze mbona udufaranga twari dukeya, Imana y'amahoro itugirire neza, ndagenda ko nigeze njya mbabwira ngo naje gukizwa nambaye ipantaro y'abagore. Iyi pantaro y'abagore rero uburyo nayibonye, kuko nabonaga udufaranga dukeya mu buzima, iyi pantaro y'abagore uburyo yanjeho, nabonye amafaranga ari nayo mfite yonyine, mvuga nereka njye kugura ipantaro, nikoza muri Nyabugogo, mba ndagiye ipantaro ndayigura. Ariko nanone burya kuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura, ayo mafaranga n'ubundi nari nyibye muri tagisi. Imana itugirire neza, icyo umuntu abiba nicyo asarura, nanjye nari nyibye, nari nyahuguje. Ubwo rero mpita nikoza ku muzunguzayi, ndamugana ipantaro, arayimereza kuko hari mu kagoroba, arambwira ati iyi pantaro rwose ni sawa. Nyirebye mbona yankwira, yigejeje mu rugo bukeye nsanga ni ipantaro y'abagore. Ndakubwiza ukuri, Imana itugirire neza. Rero nta yandi mahitamo nari mfite, nagombaga kuyambara, sibyo nkayambara umutima wanjye utabikunze. Nawe rero hari ubuzima ubayemo, ububamo umutima wawe utabikunze, ukabibamo nyine utabyemera, ukabibamo utabishaka, ariko ubibayemo bera yuko waraboshywe, bera yuko waraziritswe, bera yuko warahambiriwe. Hari iminyururu ikuboshye, hari ibiziriko bikuriho, amaboko yawe araboshye, ibintu byose ukoze biranga. Hari n'abantu buriya bagira umuvumo w'akaboko kabi, ugasanga uyu muntu akagira akaboko, murabazi bajyaga baba mu cyaro, yagukorera mu bitoki bigahita bitema, rwose afite akaboko kabi. Na bugingo n'ubu harugira gutya yateka ibiryo, sibyo ateka ibiryo bikagaga, cyangwa byaba bitanagaze ngo akabiteka ntibitubuke, kubera yuko akaboko ke nyine kari aho ngaho, sibyo bijya bibaho cyane. Twari tumufite uyu mukozi ari mu rugo yari ahari uyu mukozi, iyo yatekaga rwose niyo watindaga bigahora gakeya, wasangaga byagaze. Imana y'amahoro itugirire neza. Bukeye ndamubwira nti emera ngo usengere Imana ibohora ubuzima bwawe. Ariko namusengeye Imana, uwo mwuka uragenda. Rero hari igihe ureba ugasanga ari abantu bafite amaboko mabi, ugasanga afite amaboko mabi rwose. No kwa muganga se nta muntu ujya gutera urushinge, kandi basanzwe bagutera inshinge. Ari umuntu yagutera urushinge ukaba ikimuga cya burundu, ukamugara neza neza, ukumva akaboko karemerewe, ugasanga wagiye kwivuza indwara, noneho ukazasubiraho ugiye kwivuza urushinge jya guteye, ugasanga biranze neza neza, kubera icyo afite akaboko kabi, sibyo? Rero jambo riravuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana, haleluya, ukuboko kwiza kw'Imana iyo kukuriho, ukuboko kwiza kw'Imana. Ijambo riravuga mu byakozwe n'intumwa, haravuga ngo Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo, haleluya, ibimenyetso n'ibitangaza. Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo. Imana itugirire neza. Rero wowe unkurikiye, amaboko yawe amaze igihe aboshye, ubayeho muri ubwo buzima, amaboko yawe akaba aboshye. Imana itugirire neza. Hari abantu umuntu uza, kera twajyaga mu bintu by'ibimina, akaba bizi yuko najya gutombora arafata umwanya wa nyuma, akaboko ke rwose ntabwo reka. Imana itugirire neza. Akaboko ke, hari ahantu umugabo twari duturanye mu cyaro yitwaga Buduru. Uyu mugabo witwaga Buduru yari afite inzu yari atuyemo, twakundaga kuvuga ngo urahimbye nk'inzu ya Buduru. Imana y'amahoro itugirire neza. Akenshi kuko twakundaga kuhanyura tujya mu isoko hariya, tukagenda mu ijoro. Buduru iyo wagiraga ibyago, kuko nawe yari azi ko uwo mwaka wutera, wagira ngo Satani yari yahagararaga mu idirishya saa 8 z'ijoro, wagira ibyago mugakubitana amaso. Niba ari inyanya ujyanye mu isoko, wirirwanaga nazo, nta muntu wakubazaga. Iyo wagiraga amahirwe wazigezagayo, ariko ubundi kenshi ntiwazigezagayo, twabaga twikoreye ibitebo, wagera mu nzira ukazimena. Imana itugirire neza. Buduru wagira ibyago mugahura akagusuhuza, akaguhereza ukuboko. Ubwo wabaga ari umukoshi w'ukwezi kose, nta kintu na kimwe kigera mu biganza byawe. Hari abantu bagira amaboko mabi, my friend, ugasanga afite ukuboko kubi pe,
ugasanga afite ukuboko kubi. Imana itugirire neza. Ugasanga kandi nawe abyiyiziho, wamubwira amuzana mu murima avuga ngo ajye guhinga, agahinga neza neza, uwo murima ntibibe bizera, sibyo? Rero hari umuntu muri karitsiye baramumenya, baba bari bwenge ibitoki, ati muramenye mu bihisha runaka ntamenye ko turi buze kwenga, kuko iyo yabaga hakandagiye gatoya byaratemaga rwose. Abankurikiye ayo makuru ngira ngo murayazi. Rero ndi kuvuga ku muvumo w'akaboko, amaboko avumye, amaboko aboshye, amaboko ahambiriye, ugasanga nta kintu na kimwe ukora ngo kigire. Ariko Imana iguha ukuboko kwiza kumugisha, ukuboko kwiza guhinga kukeza, haleluya, ukuboko kwiza zonima, ukuboko kwiza urambika ikiganza ku barwayi bagakira, ukuboko kutavumye, ukuboko gufite umugisha. Imana ihire amaboko yawe, Imana ihire imirimo y'amaboko yawe, ko biravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Rero iyo amaboko yawe bayaboshye bakayahambira, nta kintu ukora nyine ngo gikunde, ibintu byose biranga. Kandi ukunda gufasha, ukunda kwitanga, ukunda gufasha abakene, ukunda gufasha imfubyi, ukunda gutanga icyacumi n'amaturo, urabikunda, urabikora. Ariko amaboko yawe araboshye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye ikiganza cy'umutambyi, ukeneye ukuboko k'umunyamugisha kugira ngo agusengere Imana. Imana y'amahoro ibohora ubuzima bwawe. Ukeneye ukuboko k'umuhanuzi w'Imana. Imana itugirire neza. Jambo rirambwira ngo wahoraga ku irembo, yicaye ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, byakozwe n'intumwa 3, ngo asabiriza abinjira n'abasohoka. Ngo ariko ngo Petero amugezeho aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Ijambo riravuga ngo ntabwo yahise ahaguruka ngo agende, ahubwo Petero yamuhereje ikiganza cy'iburyo, arangije aramuhagurutsa. Ukeneye umuhanuzi uguhagurutsa muri ubwo buzima bupfuye, muri ubwo buzima bw'ubushomeri, muri ubwo buzima bw'amarira, muri ubwo buzima bw'agahinda, muri ubwo buzima bwo gupfundikanya, muri ubwo buzima bw'ubwihebe n'ubwigunge, ubuhagurukemo mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikumpera umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, Uwiteka bishimire. Ndasoje. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, haleluya. Hari abantu bari imbere y'amaso yawe, bagirire neza Mwami Imana, babambira amahema, bacira inzira, ibyabarwanyaga ubirwanye Mwami, ibyabatsikamiraga ubitsikamire nawe mu izina rya Yesu. Amaboko yabo yahereza umugisha, uha umugisha imirimo y'amaboko yabo, kandi ubiyere kubagirire neza. Urakoze Yesu, amen. Ibiganiro nakagaruka, amasengesho yarakomeje. Ndakwibutsa ko twari turi ku munsi wa 18. Uwiteka nakumpera umugisha, Uwiteka nakwishimire. Shalom, shalom. Mu mubohori, ikiganiro ni mu mubohori cyabateguriye amasengesho y'iminsi 40 yo gukurwaho iminyururu azayaca kuri chaîne ya YouTube ISEZERANO TV, ndetse n'iy'umugambi w'Imana buri saa 12 hamwe na Prophet Emma. Nyabuneka ntucikwe.